bajya bavuga bakame ngo igira ubwenge, nyamara dushobora gusanga burya igikeri gifite ubwenge burengeje ubwa bakame. Igikeri murakizi? Buriya igikeri kigenda kikajya mu muhanda ngo gifite iyihe gahunda ngo yo guturitsa imodoka kweri, kikibyimbya ati imodoka niza ndayituritsa. Umunsi umwe rero kiba kiri mu muhanda kiribyimbije, koko kibyimbije, umugabo araza agitera ishoti kigwa hakurya y'umuhanda. Kirangije kirahindukira kiramureba ngo ngo n'ubundi niho naganaga, ariko kiravuga kiti ntago byarangirira aho ngaho, ati jyawe ngiye kukuriga. Kiragenda n'imbere y'umucamanza. Umucamanza ati gikeri biti, ati mucamanza rero, ati jyawe umugabo yansanze mu muhanda antera ishoti ngo hakurya y'umuhanda. Umucamanza ati ati yakoze, ati no kwirirwa kwibyimbya kwanyu mu muhanda mwibyimbya muteza impanuka, ati yakoze, ati ahubwo tugiye kuguhana. Igikeri kiratangira kigira ubwoba. Kirangije umucamanza ati tukujugunye mu muriro, ati tukujugunye mu muriro, ati kubera amakosa yawe. Igikeri giti nyakubahwa mucamanza, waretse kunjugunya mu muriro ukanyijugunyira mu mazi, ukanyijugunyira mu mugezi, ati burya ko nawe wica nabira. Umucamanza ati ariko uzi ko ari byo koko? Ati po, ati ngahane bakujyane bakujugunye mu mazi. Igikeri kiragenda no mu mazi ngo dumburi, kirangije ngo iyo n'umucamanza kiba kiramukwenye kiti ubundi se mu mazi so nari nsanzwe nibera. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu dukorera bagenzi bacu tuzi yeza ko bigiye kubica, bigiye kubazimya, akaba ariho babonera amahoro ndetse n'umukiro. Hari benshi bafashe mu kazi bakajya babajugunya kure iyo gihera, ugasanga ugiyeyo ubonye umugabo, ugasanga ugiyeyo ubonye umukiro, ukagisanga ugiyeyo ubonye ubundi buzima bwiza. Erega nta nubwo ari ku bantu gusa, hariho n'igihe ugira ibyago ugapfusha umubyeyi wawe, ukabona abantu b'abanyempuhwe nyinshi baraje baragufashe, ubuzima bubaye bwiza kurushaho. Mu by'ukuri rero reka da, hariho igihe aho wohereje umuntu aba ariyo makiriro ye. Igikeri rega gikomeje kumenya ubwenge. None se ntabwo ariko abana b'uyu munsi biga iki we? Basoma iki batazi igikeri n'intashya? Igikeri gikomeje kumenya ubwenge rero. Umunsi umwe kiricaye n'intashya kiti nyamara njyewe nagutanga ikantarange. Intashya ati ye nuko kuntu kwa ugenda wigira urutya, ati njyewe nkaguruka, ati wantanga ikantarange ute? Ati dupinge, abana muze gupinga, biba birapinze. Ati umunsi uyu n'uyu uzahaguruka tugende, ntanga ikantarange uzamenye ko igikeri tutazi kugenda. Ubwo biba bigiye inama. Ye intashya iragiye iragwengetse ngo izi kuguruka ma, ngo izi kuguruka wa, ngo izi kuguruka. Igikeri nacyo kiragenda kihererana bene wacyo, kibakoresha inama, kirababwira biti ubu rero tugiye kujya umugambi, tugiye kujya inama. Intashya yanyirariyeho ngo yantanga ikantarange, ariko tugiye kuyereka yuko dushobora kuyitangayo. Ati noneho rero, ati ndaba mu gishanga cyaha ngaha, nawe mu gishanga cya hariya, nawe mu gishanga cya hariya. Noneho intashya nihagera ikagivuga ngo gikeri, igihugu uti ndi hano. Umunsi w'urugendo rero uragera, igikeri kiragenda kituramira mu mwobo wacyo, bya bikeri bigenzi byacyo inama birayijya koko. Igikeri kimwe hano, ikindi hariya hirya y'umusozi, hirya y'uwundi. Nuko intashya nayo amababa reka sinakubwirira yagorora pe. Umunsi uragera biratangira. Intashya iriruka iraguruka irenze imisozi 5. Ati gikeri ndi hano. Yaba we intashya ifumyamo igeze inyuma. Igikeri kindi kitabira inyuma y'umusozi wa 5
ati ntashya, ati nagusize ndi hano. Intashya yumva biracitse, irafumyamo noneho kugira ngo noneho ihebe. Ati gikeri, ati rega nageze, ati ndi hafi kuhagera. Intashya ati reka nkubwire, ati n'ubundi ndumva wansize, ati ariko dusubireyo, ati dusubireyo maze urebe yuko ntagutangayo. Kuko kandi ubwo yumvaga ko igikeri cyageze kure y'ikiri hafi, ikumva ko gusubirayo iri bugitangeyo. Intashya irakase, iraguruka yagera ahandi, ati gikeri, ati ndahari. Intashya iragenda igeze hahandi isanga igikeri kituramiye mu mwobo. Atuzongera kuvuga ko se ndusha kugenda, kandi igikeri ntabwo cyari cyavuye aho cyari kiri. Bivuze iki rero? Baravuga ngo icyambere ni amakuru. Iyi si uyu munsi, ubuzima bw'uyu munsi, abantu babayeho batazi kujya inama. Ugasanga umugore n'umugabo ntibazi kujya inama, ugasanga umukoresha ntazi kujya inama n'abakozi be, ahubwo baba bigize ibintu by'ibikeri gusa ngo baturitse imodoka. Ugasanga abantu muri kominote ntago bazi kujya inama, ngo buri wese azakora ibye. Kujya inama ni ikintu cy'ingenzi. Uyu munsi wa none abantu bagiye inama, bagafata umugambi umwe, bagafata gahunda imwe, nta gishobora kubananira. Nawe se, ari abagore, ari abagabo, ari abantu, ari urubyiruko, muri izo gahunda z'ibimina, muri izo gahunda z'iterambere, turushwe inama n'ibikeri. Ikikeri cyabashije guhuza bigenzi byacyo, bikajya inama, bikayinoza, bigatsinda. Twebwe tubura iki kugira ngo tujye inama maze dutsinde? Nitujya inama, ibintu byose bizagenda neza. Ibihe byiza rero, muvandimwe utarakora subscribe cyangwa se sabone, cyondaho. Ariko ubundi bitwaye iki? Nta nubwo bigoye. Cyondaho ubundi dukomeze twibanire mu nzenya ariko zifite amasomo akomeye cyane. Bye.